mwasubijwe muri Emma Electronic Shop twabegereje serivisi za electronique zose uko zakabaye. Mwe mutuye muri centre ya Migina ndetse namwe mugenda i Nyanza, ibi byiza nimwe byagenewe. Aha dukora televiziyo zapfuye ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye birimo za mudasobwa, radio, za stabilizateri, ipasi, za keto n'ibindi. Twinstara amashanyarazi mu nzu, dukora za telefone, tugashyiramo na application zitandukanye uko mubyifuza, ducuruza telefone nshya ndetse na accessoires zazo, tubafitiye filime ndetse n'indirimbo mukunda, mujye muzifatira hano. Mwe mugira ibirori binyuranye muri Emma Electronic Shop, tubafitiye sonorisation nziza. Si ibi gusa kuko tubafitiye serivisi z'irembo uko zakabaye, tubafasha no kwishyura imisoro inyuranye. Ibyiza biracyaza. Tubafitiye serivisi za Airtel Money, Mobile Money ndetse n'izo kugura amayinite. Tubafasha kwishyura amazi no kugura umuriro, byose mubikoreye muri Emma Electronic Shop. Muhawe ikaze. Ku bundi busobanuro muduhamagare kuri izi nimero.